Hi guys, twongereho kugira umugisha wo kuganira n'umutumirwa wacu hano kuri Mbarusha Mining TV, Mr Charles yongeye atuganiriza kuri uyu mushinga wa P Network, anatumara amatsiko cyangwa asubiza n'ibibazo byagiye byibazwa muri comment, bibazwa na bagenzi bacu cyangwa n'aba pioneers. Nimba uri mushyashya akari bwa mbere ugeze kuri Mbarusha Mining TV, gerageza ukande subscribe, ufungure inzogera kugira igihe cyose Mbarusha Mining TV uploadinze video kuri YouTube, iyo video ujyibonera mu bantu ba mbere. Reka wenda ndeke kubarambirana, dukomezanye na Mr Charles. Mbanje kubasuhuza nshuti bavandimwe, dusangiye umushinga wacu wa P Network. Rero nzanywe cyane no kongera kubaha ikiganiro nk'uko bisanzwe. Muri uyu mushinga wacu ubundi tubaho duhugurana, tununganirana mu bitekerezo, tukaganira ku bintu byinshi bitandukanye, tukaganira no ku bintu bimwe abantu baba bibazaho, biba biteye impungenge kandi biba ari ngombwa mu gihe umuntu yamenye uyu mushinga kandi akamenya ko ari amafaranga, agomba kugira impungenge cyane, akanatekereza ko ashobora guhomba cyane atujuje ibisabwa. Nk'umuntu wabashije kubikurikirana bihagije, buriya ngaruka ku bantu bo hambere ba kera, ni abantu b'intwari cyane kandi babashije kugira n'ubwihangane bukabije, buboneka hakeya bugira n'abantu bakeya butagira buri wese. Rero twegereje mu bihe bya nyuma bya Open Mainnet, abantu bamwe payi zabo zarimutse zijya muri wallet, ubu ni ukuvuga babonye ama KYC, abandi babona na migration. Ariko inshuro nyinshi iyo ubirebye usanga abantu babona KYC bakabona na migration, inshuro nyinshi ni abantu bashyashya. Abantu bo hambere rero bo umubare munini ntabwo ayo mahirwe arabageraho, ariko arahari. Ni nacyo kiba kituzanye kugira ngo tubamare impungenge. Ayo mahirwe arahari, nta n'umwe ku watimu burya yigeze yibagirwa. Systeme iyo uhari wariyandikishije upfa kuba warashyizemo nimero yawe y'irangamuntu, ukagaragaza igihugu, ukinjira ukamayininga bisabwa, amasitepu yawe yose n'amaverification ukayakora, burya baba bagufite. Kandi wabonye ko niyo ugiye kubandikira, ku bantu batabizi, burya bagusaba kwandikamo username yawe. Burya ushyizemo username yawe, burya uba warangije kugaragara na email yawe, uzi ko uba warayikoreye verification, uba wamaze kugaragara muri systeme, burya uba uhari. KYC yo rero byo ni akarusho, ni indangamuntu uba washyizemo n'indi myirondoro yawe, ariko ihuye n'ubundi niyo washyizemo utangira kwiyandikisha ubwa mbere winjira mu mushinga. Aho ngaho rero burya systeme ibigufite 100%. Urundi rugero buri umuntu yatanga, murabona ejo bundi aho baduha amakuru kuri dashboard zacu, kandi n'ubu baracyanahari, aho bakwereka raporo y'ukuntu wakoze umwaka wose, bakakwereka iminsi wa mayininze, bakakwereka P wa mayininze uko zingana, bakakwereka izo ukura ku bareferozi bawe. Ubwo babashatse kuvuga bariya abantu winjije, ariko nabo wakoreye security sako burya baba barimo mu bantu uba uri kumwe nabo, baguha P nawe ukazibaha mu gihe bamayininga, uzi ko hari amabonus bakuraho, nawe kandi iyo mayininga hari amabonus ububaha. Bakakwereka P wabavanyeho, barangiza bagahindukira bakakwereka n'umubare winjije, cyangwa se niba nta n'umwe winjije nabyo bakabikwereka. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese baba afite details ziwe, imikorere yiwe yose baba bayireba. Aho ngaruka rero cyane ku bantu binjiye mbere, bone n'abantu buriya banasobanukiwe cyane, bazi byinshi, babashije no kugenda baninjiza abantu, babashije kugenda bagura umuryango. Uyu muryango waragutse uragenda ugera kuri miliyoni 100 nk'uko tuzifite aka kanya z'abanyamuryango, ariko ibyo byose byakozwe n'abakiriya n'abamembazi ba P Network cyane bamazemo igihe.
kuko banabisobanukiwe cyane. Rero bagize n'ubutwari aba bantu bo hambere nibo ngitindaho, bagize n'ubutwari bukomeye bwo kwihangana. Urebe guhera 2019 kuza kugera kuri iyi saha, imyaka 6 irashize. Barihanganye rero nabo gukurirwa ingofero kabisa, kuko barihanganye barakomeza batsimbarara ku mushinga, kuko baranawuzi cyane, bazi icyo bivuze. Ariko hagati aha ngaha rero haba harimo impungenge bamwe bagenda bagira, bijyanye n'uko tugeze ku mwisho. Open mainnet iri hafi, byo ntawabitindaho. Iyo bamaze kuduha itangazo ritwereka ko Q1 2025 ariho tuvuga hagati y'ukwezi kwa mbere uko turimo n'ukwezi kwa gatatu, aho hantu ko harimo open mainnet. N'ibyo kwishimira nabyo, kuko turimo turatera intambwe. Ibyasabwaga kuzuzwa birimo biragenda bigera ku musozo. Ari abakora KYC mu mibare yari ikenewe iragenda iboneka. Yaranarangiye kuboneka ba KYC bo barenze miliyoni zari zikenewe, kuko batwereka miliyoni zirenga 18, ariko bakatwereka migration miliyoni nazo zirenga 9, kandi hari hakenewe miliyoni 10 za migration, mu gihe KYC hari hakenewe miliyoni 15. Amapplication ariyo masoko nayo tuzakoresha mu guhaha cyangwa se azaduha amaserivisi twifuza. Ayo application nayo 80 yarabonetse, ariko baduha n'andi 20 ari muri teste, ari hafi kwemererwa kugira ngo nayo ajyemo. Amapplication 100 yarakenewe aba arabonetse. Ibyagenderwagaho, kondisiyo zagenderwagaho zibe ziruzuye. Impungenge rero ndiho ngarukaho cyane ni iz'aba bantu ba mbere batarabona ama KYC, batarabona na migration. Aha ngaha hariho limite kuba timu nayo ifite yo kulimita abantu ba mbere, kuko bo burya bafite na pi nyinshi cyane, bafite pi nyinshi kabisa. Kandi noneho buriya hari n'igihe bakurindira umutekano mu buryo bwo kukwima iyo KYC niyo migration. Nubwo abantu atari bose bashobora gukora amakosa, ariko burya hariho no kurindira umutekano abantu bamwe na bamwe, kuko hari n'ushobora gukubitwa n'ikibazo akavuga tumva rero aho nahereye ntabwo binabivamo. Mu gihe mbonye umuntu umpa pi, umpa 1,000 kuri pi, aya mafaranga nayatanga, nayafata, ariko nkatangaho 1/2, nkazaba ngeze isigaye. Kandi akirengagiza ko muri white paper kizira kugurisha pi, cyangwa se kuyivunja mu mafaranga mafiat money cyangwa no mu zindi crypto. Iryo tegeko akaryirengagiza, cyangwa kuyavunja mu kuyagurisha mu cyizere cy'ejo hazaza. Ibyo byose akabyirengagiza kubera ikibazo ahuye nacyo, ati kama mbaya n'ubundi nzaryasigaye. Kandi aho ngaho yishyize no muri riske yo kugira ngo nafungirwe konte yiwe. Ibi bintu burya turabivuga, abantu benshi bakabivuga, kandi umubare munini baranabimenye ko ari amakosa. Ariko burya amakosa abantu barayaviyora, abantu bakunda horoshye, arayaviyora, kandi ingaruka zaza bikamubabaza akatangira kwicuza ikosa ararangije kurikora. Ni nabwo buryo rero barimita abo bantu, bakabarimita bati KYC tuzazibaha. Erega buriya systeme banashatse n'umunsi umwe bashobora gukanda kuri buto, umuntu wese ahari wese KYC akayibona. Umuntu wese ahari migration akayibona. Twibuke ko buriya hari izindi coin n'ubundi buriya winjiramo, ukimara kwinjira mu minsi 5 cyangwa se uwo munsi winjiye ukarara ukoze KYC bikabira nemewe. Ariko muri Pi ntabwo ari uko bimeze. Pi ifite agaciro karemereye. Niyo mpamvu
na kuwa timu buriya mu kazi kayo bakora umunsi ku munsi baguma batekereza ku buremere bw'aya mafaranga, nituyarekurira abantu baragwa mu makosa yo gukora ibidakorwa. Bivuga ngo n'ubundi igihari open mainnet nimara kuba KYC azaboneka mu buryo buhagije, ku buryo buri wese azaba afite KYC, azabona na migration kandi zizakomeza zinatangwe. Ntabwo open mainnet ivuze ko ibintu byose bizaba birangiye, ntabwo ari byo. N'uwibeshya ngo mining izaba ihagaze, ntabwo izaba ihagaze, izaba ihari. Nijya no guhagarara icyo kintu bazakimenyesha, amatangazo yose anyura muri dashboard. KYC rero nta mpungenge ku bantu atekereza ategewe naracikanywe, kwa timu yaranyirengagije, narakanuye, narategereje, narahebye, buri munsi barasura, ariko nta mpungenge zihari. Na nyir'umushinga Dr. Nicolas ubwe yivugiye ko nta muntu n'umwe utazarya payi ziwe keretse uwarenze ku mabwiriza. Warenze ku mabwiriza bavuga rero ni wa muntu wagurishije akazigurisha, akagura kuri konte yiwe. Izo transaction zikorwa zidasobanutse zigaragaza gutesha agaciro payi. Nk'ifaranga rigomba guhindura ubuzima bw'isi, rigomba guhindura byinshi mu mibereho y'ikiremwa muntu. Bakabona umuntu arimo arazitesha agaciro, agurisha pi ebyiri, akaba arazitanze ngo bamuhaye telefoni. Mwagiye mubibona mu makuru menshi yagiye atambuka, naho nabo byababazagaho umuntu atanga pi, ndumva ari nk'umunani niba atari 6, izo pi akazigura telefoni. Unyumvire, ugereranyije n'agaciro ka payi, natwe tubwirwa umunsi ku munsi. Igihari rero bavandimwe, hariho ikintu kijyanye no gukomeza kwihagararaho no kwihangana, kandi burya bavuga ko nyantwari burya ari yihanganye umunota umwe. Ushobora kubyangiza uyu munsi kandi bugacya mu gitondo ubona itangazo rikubwira ko open mainnet ibaye, kandi pi isokeye ku giciro cy'ibihumbi 312,159 by'idolari. Agahinda kakakwegura kakakwica, ukavuga uti koko imyaka nari narihanganye, ubu nziza utuntu tw'amafuti tudafite gahunda. Ayo mafaranga nanayagarukaho buriya nta nubwo ari ayacu twe twamayininze gusa. N'amafaranga mbese uyu ni umutungo w'igihugu, uyu ni umutungo wawe ubwawe w'aka kanya wayamayininze, ariko cyane cyane uyu mutungo ni umutungo w'umuryango. Bano turimo tubyara, abo bazabyara babuzukuru bacu, abuzukuruza ubuvivi, aya bazayasanga. Si amafaranga tubona ngo barafunguye ngo yose tuyikuyeho birarangiye, oya, ni amafaranga azakora byinshi. Niyo mpamvu rero ubwihangane abo bantu bacu ba mbere bagize bwo kuyamayininga mbere hose, bakaba batarabona ayo KYC, bakaba batarabona izo migration, ni ukwihangana. Kandi burenda gucya. Ibyo barwaniye bakabibona, amafaranga yabo akabageraho, open mainnet ikaba, KYC abantu bakazihabwa, zigakomeza zigatangwa, kuko n'ubu ngubu usibye n'uwa kera ufite impungenge, n'aka kanya hari uriho winjira, kandi bigakunda mu gihe batarabana systeme ku buryo winjira bigishoboka. Uwarinjira agatangira kumayininga ahereye kuri ya payi imwe mu gihe yinjiye neza, kandi akamayininga nubwo turi ku muvuduko uri hasi, ariko izo agomba kubona izo arizo zose. Azakora wallet yiwe bikunde, azikorere ama-step yose, ama-verification byose abikore, ahabwe na KYC nk'uko KYC zitangwa, yiwe na migration ayibone. Kandi ibyo bizaba nyuma y'igihe, n'icyo na open mainnet kera nabaye, izo zizakomeza zitangwe nta mpungenge zihari. Iyi audio nari nyikoze ngamije kugira ngo abantu bose bafite ibibazo bijyanye na KYC na migration ndababona, turabana, turaganira umwanya ku mwanya. Hari n'abansanga ni box bakabimbazaho, ariko nkabwa nti mukomere ku butwari mwagize,
mukomere ku butwari mwagize, mwinanirwa tugeze kuri finali. Bijya bibaho rero. Ako kantu rero ko kurimita abantu bafite pi nyinshi kugira ngo hatagira abahura n'ibyago bagahomba umutungo baruhiye imyaka myinshi, abantu bajye bagatekerezaho. Kuko nta kuntu warekurira umuntu pi ibihumbi 5, ibihumbi 10, akabona kuri balance ye afiteyo ibihumbi 10 bya pi biri kuri balance. Ako kanya umubare munini burya hari utagira kwihangana. N'abashukanyi barahari benshi, ashobora kugushuka ati zizane nkwihera aya ngaya. Erega n'umuntu yaguha na miliyoni 10 z'amanyarwanda, ni amafaranga menshi, miliyoni 20, ukavuga utaho kugira ngo aho kugira ngo nkomeze ngume mu cyizere cy'ibintu wenda bitanashoboka, reka mbitange, utanatekereza ko wa wundi uriho ubigura wari kubijyana hehe. Ese izo miliyoni 10 ziguhaye kuki we yemeye kuzihomba? Arazihomba we ntacyo azabyazamo cy'umusaruro. Reka rero twe kuba nka wa wundi wagurishije bitcoin ziwe bakamuha pizza, akinywera na fanta akigendera, nyuma yaho yarangiza akegurwa n'agahinda abonye bitcoin igiye ku isoko, ubu aka kanya kabiri muri miliyoni zirenga 120, tekereza nk'aho hantu. Nawe rero agahinda kazakwica, kandi ari ifaranga noneho rizakoreshwa muri web 3, aho umuntu uzaba afite amafaranga aya dusanzwe tuvuga dutunze, azi ngo afite amafaranga menshi, afite abo yarenze, nawe bizamuyobera, kuko hazaba ari amafaranga akoreshwa mu kinyejana. Amafaranga ari digito azakoreshwa muri web 3 ni amafaranga azahindura ubuzima bwa benshi. Niho hahandi bakubwira ngo umuntu azabyuka mu gitondo yumve inkuru yasesekaye ko payi yageze ku isoko, nareba mu yiwe afite asange ntahahuriye n'ay'umuntu w'imyaka 10 cyangwa w'imyaka 20 cyangwa 25, 30, afite aka kanya, bitewe n'uko ifaranga rizasohoka rifite agaciro karenze ya yandi wa wundi yari afite. Rero reka natwe duharanire kugira ngo tugere ku musozo kandi tugera heza Nyagasani yaduhitiyemo. Sawa rero ndangije iyo audio, mbifuriza ibihe byiza no gukomera ku butwari mwagize. Imyaka ingana gutya, imyaka 6 ni myinshi, muri abagabo, muri abo gukurirwa ingofero kabisa. Imana ikomeze ibaha umugisha kandi bongerera ubwenge n'imbaraga zo kwihangana. Sawa, murakoze cyane.